Muraho neza, ndabasuhuje cyane aho murimo kunyumvira hose. Ni cya kiganiro cyanyu n'ubundi kigaruka, tuvuga ku mibereho, tuvuga ku buzima bwacu bwa buri munsi, tuvuga ku byo dukwiriye guhindura, tuvuga ku byo dukwiriye gukora. Ni ukuvuga ngo tuvuga ku by'iterambere, tuvuga ibintu bitandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu munsi rero nje kukubwira ibintu ukwiriye kureka gukora mu myaka 30 na 45. Niba uri muri icyo kigero rwose ndagushishikariza kuntega amatwi ukampa akanya muri uyu mwanya, kuko ibintu ngiye kuvuga ni wowe bireba. Ni ukuvuga ngo iyi myaka ntabwo ari ya myaka umuntu aba agitegereza, ntabwo ari ya myaka umuntu aba akireba ngo nakoze iki, nakabaye narakoze iki, cyangwa se ube ukicara ngo utegereze ngo ibintu bizizana. Ni imyaka yo gukora cyane, ni imyaka yo kwihuta, ni imyaka mbese wowe uyifite ntabwo uba utekanye, ntabwo uri hamwe. Rero kuri iyi nshuro ndagira ngo nkubwire ibintu ukwiriye kureka gukora niba koko uri muri iyo myaka, kuko ibyo bintu nubireka hari ikintu kiziyongera mu buzima bwawe. Ibyo bintu nubireka uzaba umaze gufata umurongo wa nyawo, niba koko ushaka iterambere, niba koko ushaka guhinduka, ugahindura ubuzima wari urimo ukajya mu bundi buzima kandi bwiza. Ibyo bintu rero ngiye kubikubwira wowe ufite imyaka 30, 35, 40. Rwose untege amatwi unyumve. Nkaba kandi nanone ngusaba gukora subscribe, ugakora like, ugakora share, kugira ngo iki kiganiro hatagira umuntu uri muri iki kigero ucikanwa, kuko ibintu ngiye kuvuga rwose birakureba niba uri muri icyo kigero nakubwiye. Niba ufite imyaka 30, hagati ya 30 na 45, iki kiganiro ni wowe nagikoreye. Ndagusaba ngo ukore subscribe niba utarayikora, kandi niba waranayikoze nanone ndagushimira cyane, Imana iguhe umugisha. Nk'uko natangiye kubivuga rero, iyi ni imyaka rwose igoranye cyane. Ni imyaka y'umwihariko kuyifite, ndetse ni n'imyaka umuntu utarayigira agomba gufata nk'imyaka ikomeye. Nicyo gihe cy'agaciro umuntu aba afite, kuko umuntu aba yarakuze ageze muri cya gihe afata ibyemezo bikomeye, muri cya gihe cyo kureka gutwarwa n'iby'abandi. Abandi ntibakwereke inzira zo kunyuramo, ahubwo akaba ari wowe uri kuyobora abandi, urimo kubayobora. Ni imyaka igaragaza ko umuntu yakuze. Ni imyaka wowe uba ufite uhitamo inzira ukwiriye kunyura niyo udakwiriye kunyura. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere ukwiriye kureka ni ugutakaza igihe mu bintu bitagufitiye umumaro. Iyo imyaka 30 igeze uba ugifite inzozi, ariko ubwenge butangira gutekereza ku bintu by'ukuri. Iyo ugeze hagati y'imyaka 30 na 40, ubuzima ntabwo buba bukigira aho bukujyana, ahubwo buri wowe ni wowe ugomba kubuyobora. Ni ukuvuga ngo rero igihe cyawe kirahenze. Iyo umaze imyaka 30 kuzamura, buri saha iba ifite ikigomba kukugezaho. Kureka kwicara amasaha menshi ku mbuga nkoranyambaga, kureba ibiganiro bidasobanutse n'ibindi byinshi biba bidakeneye mu buzima. Ni igihe cyiza cyo guhitamo uko ukoresha igihe cyawe, ukamenya ngo ejo hawe hazaba hameze hate. Uyu munsi niba uri gutakaza igihe mu bintu bidafite akamaro, ejo bizagenda bite? Uyu munsi ko hari igihe watakaje, uzakigarura gute? Icyo ni ikintu cya mbere kandi cy'ingenzi. Ikindi ukwiriye kureka kwigereranya n'abandi. Ubuzima bwawe ni
urugendo rwawe. Ntibugomba kugendera ku modoka y'abandi, ntibugomba kugendera ku mazu y'abandi, ntibugomba kugendera mu mitungo iyo ari yo yose y'abandi. Ubuzima bwawe ni ubwawe. Reka kwibaza impamvu abandi bateye imbere kukurusha, ahubwo ibaze uko wowe watera imbere nawe ukabageraho cyangwa se nawe ukabarusha. Icya gatatu, reka ingeso zangiza ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bufite agaciro kandi nta wundi muntu ukomeye wundi bufitiye agaciro uretse wowe ku giti cyawe. Abandi babugiraho inyungu yego, ariko inyungu za mbere zigirwa nawe nyirabwo. Igihe ni iki rero kugira ngo ufashe umubiri wawe, ufashe ubwonko bwawe, ufashe umutima wawe. Rekeraho, niba hari ibyo wafataga byangiza kimwe n'ibyo mvuze, bihagarike cyangwa se ubigabanye. Niba hari ibyo washyiraga mu byo kurya byawe bidafite icyo byongera mu mitekerereze yawe, bidafite icyo byongera mu mibereho yawe ya buri munsi, ibyo bintu bireke rwose. Reka kwangiriza ubuzima bwawe. Fata indyo ikwiriye kandi yuzuye. Ubuzima bwawe ubufate nk'ubutunzi ufite, kuko nta butunzi bundi ufite buruta ubuzima bwawe. Rero nutabufata neza ngo uburinde icyabwangiriza, ntabwo iyi myaka izakugendekera neza, ntabwo iterambere wifuza uzarigeraho. Ubaha ubuzima bwawe, ubuhe ibyo bukwiriye kubona kandi bizima, bufasha gukomeza kubaho kandi neza. Reka kwirengagiza ejo hazaza. Wivuga ngo iby'ejo bibara b'ejo, wivuga ngo ejo nzabamenya ibyaho hageze. Oya, ejo ntabwo hazigira heza, ni wowe uzahagira heza. Ibyo utekereza uzabona ejo ntabwo uzabibona kubera ko washyize amaboko mu mufuka, uzabibona kubera yuko wakoze. Rero wikwirengagiza ejo hazaza. Rwose ejo hazaza harakomeye kandi nta wundi uzahoroshya uretse wowe. Wihirengagiza rero. Niba wageragezaga gutekereza ko ejo hazaza ibyaho uzabimenya hageze, ibyo bintu bireke. Ejo hazaza ni wowe uhafite mu biganza, ni wowe uzahagira heza cyangwa se ukahagira habi. Ni ukuvuga ngo ejo hawe heza ni wowe, uko uzahagira niko hazaba. Nuhagera heza hazaba heza, nuhagira habi hazaba habi. Wihirengagiza rero, hakorere habe heza nk'uko ubyifuza. Reka imibanire itaguteza imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo mibanire uyireke. Niba hari abo ubana nabo ukabona bahora baguca intege, batakwereka inzira banyuzemo ngo bagere ku byo bafite, cyangwa se ngo bakugire inama nziza, abo bantu bareka. Iyo mibanire yawe nabo yikupe uyu munsi. Hari abantu rwose ugomba kwirengagiza kubana nabo uyu munsi, kuko umaze kugera mu kigero gikomeye nk'uko nabivuze. Abo bantu bashyire ku ruhande. Abantu baraza buri munsi, ntabwo uzabura abantu b'inshuti zawe, ntabwo uzabura abantu baguteza imbere. Rero niba uri kumwe n'abantu batagufasha gukura mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imibereho, rwose abo bantu ubihorere, ubareke rwose, nta kintu bakumariye. Ikindi kintu ngira ngo nkubwire cya nyuma kandi cyiza, ugomba kureka gutekereza ko ibyishimo byizana. Ntabwo ibyishimo byizana, ntabwo ibyishimo bizanwa n'undi muntu,
akenshi twibwira ko hari umuntu uzaza mu buzima bwacu agakemura bimwe mu bibazo dufite tukishima, akagira ibyo aduha tukishima. Mu by'ukuri ntabwo ibyo byishimo bizaramba. Ibyishimo bizaramba ni ibyo wowe wishakiye ku giti cyawe. Ibyo byishimo bitahereye muri wowe, utaharaniye wowe ku giti cyawe, ntabwo rwose bizagira ikintu bigufasha. Ibyishimo ntabwo byizana, ibyishimo ni wowe ubwawe ubizana. Ishimira ubuzima ubayemo, kuko hari undi muntu utekereza cyangwa se wifuza kubaho nk'uko wowe ubayeho. Byishimire, ndetse kandi niwumva bitakunyuze neza, ugerageze ushakishe uko wabaho neza bisumbye uko nguko ubayeho. Iyubahe, iyiteho. Ibyo bintu bizatuma n'abandi bantu utatekerezaga baza mu buzima bwawe. Ba wowe wishakemo ibyishimo, ndetse wiyubahe, wiyiteho, ukore cyane. Abantu rwose bazizana, ntabwo ari bo bazakuzanira ibyishimo, ahubwo bazaza bazanwe n'ibyo wakoze birimo kubakurura. Ngana ku musozo rero, nakubwira ko ibyo kureka ari byinshi, ariko hera kuri ibi gahoro gahoro, nirwo rugendo. Ndabizi neza yuko bizagufasha. Iyo ugeze hagati y'imyaka 30 na 40, ubuzima buba bwicaye imbere yawe, buba buguteze amatwi. Ukeneye rero umuyobozi, ntabwo buba bugira ngo uburebe nta kintu bukozeho. Ushaka ngo abe ari wowe ubuyobora, aho uzabutwara niho buzajya. Tangira wiyubake, wihindure, wiyubahe, nuko ugire intumbero, urebe imbere yawe. Baho mu kuri, baho mu gaciro, baho mu cyerekezo. Ubu ni bwo buzima bwawe, nta wundi ubufite utari wowe. Nongera kwibutsa rero ko subscribe, like ndetse na comment aho biri ngombwa rwose ari ukudutera inkunga. Ndabifuriza ibihe byiza.